hari n'umuntu wambwiye ngo ariko pastor ngo buriye ngo mara gukizwa wari umuntu wo gukorera deliverance ntayo nkeneye ngo bose amadayimoni yarakurimo mbere yagiye nagumemo serious ntabwo ari kubeshya niba hari dayimoni ndimo kuko batankoreye deliverance nzayifungiramo igumemo igitontoma igiye isakuza ubwo nizaba yabaye prisoner dayimoni nta kizagutwara iyo utayumviye. Niho abakristo barimo kugira ikibazo, niho amatorero arimo kugira ikibazo, nuko twebwe twita cyane haje inyigisho z'ubuyobe zivuga ngo kubatizwa si ngombwa, upfa kuba ufite online umuntu naza mu rugo iwawe. Hari abantu basigaye bagenda niyo myuka mibi bakayizana mu ngo z'abantu kandi birahaba. Ubundi umuntu azi wawe akajya mu cyumba cyawe ngo gukura y'amarozi wazayivaniyeyo. Umuntu araje ajya mu gitanda cyawe ngo hari ibintu yabonye, ubundi in the first hand mubanze musobanurire ubujiji bw'abakristo. Umuntu araje yicaye muri saro ati mbonye hari ibintu biri munsi y'amatora yawe, kandi abantu bakabyemera bakajya mu gitanda ngo bagiye gukuramo amarozi bakayasohokana. Ubundi mbere na mbere wabanje kwibaza icyo kibazo yaciye hayajyanamo. Uri muri Kigali hano muri Kimironko, ndashaka kurangira Umurisho Art Gallery, n'ahantu heza wasohokera, hari ubusitani. Ntuzaze wenyine, ukunda ibikoresho byo mu muco nyarwanda, ukunda imikino itandukanye, imbyino, Umurisho Art Gallery byose urabihasanga. Ikijumba cyokeje uragerutse, hari amata meza y'umwimerere, uheruka kunywa ikawa nziza y'amaraba irahari. Akarusho dufite Umurisho Tea, ni hano Kimironko munsi y'isoko umanutse gake. You are most welcome. Tosi uri arimo arimenyereza kuhagarara imbere y'abantu, mu minsi iri imbere muzamubona arimo kubwiriza. Ijwi ryanjye sinzi cyarifashe muri iyi weekend, nagizemo kwigisha abapastori icyumweru cyose muri weekend. Ejo ngiye kumva numva ry'irevolusi, ariko ryangiriye neza, ribikora maze gusemurira umushyitsi twari dufite, hanyuma ntibyateza ikibazo. Ariko buriya nabyo tuzajya kugeza muri iyi minsi nabyo byasubiranye, Imana izabikora, amen. Iki cyumweru iki ni cyumweru cya kabiri nyuma y'amasengesho ya 40 na Pasika. Ashobora kuba ari naho ijwi ryatangiye kunanirirwa. Turimo turiga, turakomeza mu ntego yacu y'uyu mwaka ivuga ngo mwubura amaso murebe, imirima ireze byo gusarurwa, amen. Hari ikintu ushaka kuzagenda mbasubiriramo kugeza igihe bizafata mukabyumva, kuko iyi ntego dufite uyu mwaka yo kuba abasaruzi, yo gusarurira umwami wacu, utarabanje ngo bisobanukirwe wumve umumaro wabyo, tuzaguma mu bukristo twarazwe ariko bw'imbura mirimo. Ntabwo mvuze bw'imbura mumaro, oya ni imbura mirimo, kuko ikibazo gikomeye muri nosi tugeze muri kino gihe, uzumve abakristo benshi iyo barimo gusenga no mu nsengero iyo turimo kwigisha, akenshi dusigaye dufite inyigisho ziri self centered, uburyo wabona umugisha, uburyo wagera ku kigero gisumbyeho. Noneho wabitekereza ukavuga ariko ubundi umwami wacu ibyo ntabyo yigeze adusigira. Uburyo wanesha za karande, uburyo wava mu mivumo, uburyo wabona ubukire busumbyeho n'ibindi. Ni ikibazo ngira ngo uriya munyamerika watwigishije ejo, abateraniye hano cyangwa bakurikiye kuri YouTube, nicyo kibazo isi ifite. Ubu abantu usanga ikibahangayitse ni jegewe, n'uburyo nabaho neza, n'uburyo nakomera, n'uburyo nakwemerwa, n'uburyo ni jewe nyine
n'agakiza usanga ari uko twagafashe. Ariko ubundi buriya nimwitegereza, ubundi mu buzima hari ibintu bitatu umuntu ushaka kugira umumaro. Hari amagambo umuntu abura mu Kinyarwanda, mu Cyongereza umuntu ushaka kugira significance. Significance itandukanye na success. Abantu benshi muri kino gihe barwanira kugira success, mbese kuba uzanabyumva. Hariho n'inyigisho mu nsengero bavuga ngo turigisha uburyo ngo twe turabatsinzi, success. Ariko nta hantu namwe Imana yize tubwira ngo mujye murwanira kugira success. Ahubwo Imana yatubwiye ngo mujye murwanira kugira significance, kugira umumaro. Ubundi hari ibintu bitatu ugomba kwitaho kugira ngo ugire ubuzima bufite significance, bufite umumaro, bunanejeje, birenze kubaho gusa ngo. Icyambere, hari ibibazo bitatu ubundi ugomba kwibaza. Ikibazo cya mbere wagombye kwibaza ngo ndindi. Who are you? Ndindi. Umunsi uzasubiza icyo kibazo ukagisubiza neza, ushyizemo imbaraga zose, ukamenya uri we. Icya kabiri, muri ubu buzima mbereyeho iki? Sibyo? Muri ubu buzima mbereyeho iki? Icya gatatu, ndimo gukora iki ngo mbi icyo ngomba gukora cyo nanasohoze intego y'icyo mbereyeho. Ibyo bibazo bitatu uramutse ubishubije ukabisubiza neza, ubundi ubuzima bwawe buzarangira bufite umumaro. Ariko nimwitegereza, ndagira ngo mze kubihuza n'ibyo tugiye kwiga. Nimwitegereza abantu benshi, icyo kibazo unakuyemo ko tugiye kwiga, muraza kubona aho bihuriye n'iyi ntego dufite uyu mwaka. Abantu benshi bajya baza muri ofisi yanjye, abagabo n'abagore, nkamutega amatwi nkabona ariko ubundi wari wafata umwanya ukibaza kuba umugabo icyo bivuga. Bivuze ngo ndi umugabo, ndinde. Kuba umugabo ni iki? Se kuba umugabo ni ukwambara ipantaro n'abagore barazambara? Ese kuba umugabo ni ukugira igitsina cy'umugabo? Icyo cyo ni kimwe muri byo. Iyo ugarukirije aho ngaho, ushobora kukubwira ariko n'isake n'imfizi z'inka n'izindi nyamaswa nazo zifite ibitsina. Siko bimeze? Ni naho bihindura ibintu byose, kuko uriya mugabo twigije ejo buriya yabivuze neza. Abantu benshi kubera kutamenya identite yabo ni ikimaze. Umugabo aragenda akajya muri laboratoire bakamubaga, igitsina cye cy'umugabo bakagikuraho, bakongera ndetse bakamuterateranya bakamubwira tubura umugore. Ariko ushatse kumusaba ibisabwa abagore ntibikunda, bamutera hormone akamera amabere. Ubu nanjye unteye hormone z'abagore nshobora kumera amabere, uretse ko kuri 65 bishobora kwanga, ariko nshobora kumera amabere ukabona amabere yakuze. Ariko nagenda mu nzira wareba n'uburyo ntera intambwe ukabibona ko uriya muntu nubwo aratera intambwe ntabwo uri yari umugore. Nuko mutarabona abantu bihinduje muri biba bita transgender, uhita ubona ikintu cyitwa igihindu gembe, kuko icyo ni false identity. Aratera intambwe ukabona ni umugabo, ariko kubera ko bamuteye hormone ukumva ijwi rye rirenda kuba iry'abagore, ariko nabyo si umugore wuzuye, akakubwira tundi umugore. Ariko buryo umubwiye uti se ikibazo cya kabiri, sohoza inshingano z'umugore utubyarira umwana, bihita biva. Sohoza inshingano z'umugore uryamane n'umugabo umunezeza, bihita byanga, kuko hari ibintu udashobora gutera mu mugabo ngo bijyemo. Niyo wagenda ukabaga umugore ukazana
ibice by'umugore ukabitera mu mugabo ntibyabona aho bijya, kuko twebwe Imana iturema ntiyateganije aho izashyira iterisi. Nta mugabo ntushobora kumuteramo iterisi ngo bikunde, kuko mu mugabo hari ibintu abagore barusha abagabo. Hari ibice by'umubiri by'abagore udashaka gutera mu mugabo ngo bikunde, kuko Imana indema ntaho yateganyije hazajya iterisi. Ubu mbwiye ngo ntwite umwana niyo wambaga ukabigenza gute ntabwo byakunda. Ntabwo umwana yabona aho aba mu mugabo, sibyo? So iki kintu rero cyitwa kumenya ndinde bivuga iki kuba icyo uri cyo. Turaza kubigarura kuvuga ngo ariko bivuga iki kuba umukristo. Ese kuba umukristo ni umuntu uri mu isi arimo kujya mu ijuru? Ntabwo ariko Yesu yabyumvaga, turaza kubibona. Ubundi iyi si nyikoramo iki? Ese mu isi umurimo mpafite ni uwo kugenda nigengesere ku buryo nzarangiriza mu ijuru, cyangwa mfite ikindi ngomba kuhakora? Icya gatatu, ese ndimo ndakora iki? Mfite ubuhe bushobozi bunshoboza ngo nsohoze kuba icyo ndicyo, nicyo nahamagariwe mu isi. Buriya rero nimureba inyigisho za Yesu muzabibona neza yuko iteka ryose Yesu yigishaga arimo kugerageza gusubiza ibyo bibazo bitatu bituma umuntu agira agaciro, hanyuma n'igihe cyazagera na bya bindi muvuga by'ijuru. Abantu benshi mbona bahangayikwa n'ubusa. Hari abantu benshi bakunze kunterefona, ngira abafana benshi kandi abibashimira rwose. Ubwo abafana banjye n'ababa barimo kunyumva ndababwira ngo ndabibashimira. Uzi icyo bimarira iyo muhuye n'umwana hariya cyangwa n'umugore cyangwa n'umuntu agira ati pastor turagukunda, bihita bihindukira bikambwira ngo rero witonde, aba bantu ntibagukunda, bakunda ibyo ubaha. Kuko ubundi iyo mba ntafite Yesu nta nubwo nawe mpagaze hano. Ndababeshya se? Iyo mba mpagarara hano nkababwira ibitabagirira umumaro, nta nubwo mwantega amatwi. Siko bimeze? Ariko ndagira ngo mbongerere icyo narimo kubabwira si icyo. Benshi barantelefona, pastor haleluya amen turagusabira ijuru. Umva, abansabira ijuru mwese muzarekeraho, muransabira icyo namaze kubona. Halo, ntuzansabira ijuru, kuko umunsi nakira Yesu Kristo nk'umucunguzi n'umwami wanjye, ijuru ni iwacu. Ntuzasenge unsabira inzu, ni urugero nshaka gukoresha ngo mubyumve. Ntuzasenge unsabira inzu kuko ntuyiwanjye. So ubu wicaye hano ukavuga ngo pastor ngo turasenga ngo Imana ikugirire neza iguhe inzu, nakubwira nti wibisabira, yararangije kubikora, ntuyiwanjye, singodesha. Ahubwo nsabira ngo imyaka mfite hano ku isi Imana inshoboze gusohoza icyo yahakiriye. Haleluya. Kandi nawe niwisengera, niba uri umwana w'Imana warakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, wabonye Mana nawe ibindi wabireka Mana, oya ibindi ntizabireke. Iherezo ryiza ntabwo riva mu ko Imana yaguhaye iherezo ryiza. Iherezo ryiza riva mu gusubiza biriya bibazo bitatu. Number 1, ndindi. Number 2, hano ntegerejwe gukora iki? Number 3, ese ndimo ndakora ibyo umwami wanjye antegerejeho gukora? Amen. Nibyo tugiye kureba. Nabwiye ko muri no minsi tuzakora Bible study zishingiye ku magambo ya nyuma ya Yesu amaze kuzuka. Ariko nabwira n'umukristo wese ushaka kumenya neza ibimutegerejweho ngo uzanigore usome amagambo ya Yesu mbere yuko ajya ku musaraba. Amen. Ubundi abanyarwanda baravugaga ngo utarataramanye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Twebwe buriya dufite umwami uri special, kuko hari igihe cyo gupfa hari amagambo yavuze mbere yuko ajya ku musaraba. Hari n'igihe cya nyuma y'urupfu ayo yavuze amaze kuzuka mbere yuko asubira mu ijuru. Ayo ni amagambo tugomba kwitaho.
cyane. Ukamenya ngo umwami Yesu nyuma yo kuzuka yakoze incamake imbonerahamwe y'umurimo yadusigiye. Ubushize twarebye Matayo, uyu munsi turareba Mariko. Hanyuma nitumara kuhareba ndabasigirayo namwe umwanya wo kuvuga, kuko niko turimo kubikora muri iyi minsi, kuko text twiga ni ngufiya cyane, ntabwo ziba zisaba yuko tuzikorera ubusesenguzi burenze, ahubwo zisaba ko tuzitekerezaho tukibaza ibibazo, ngo ariko nyuma yo kumva ibi ngibi ngewe ngiye gukora iki. Ariko manze nshimangira akantu gatoya muri ibi nababwiraga. Buri impamvu mubona abantu benshi babaho ubuzima bukabananira, babaho barimo gusubiza ibibazo bitabajijwe, sibyo? Ibibazo bitari byo. Abakristo benshi njyambakorera counseling, bamwe kuri telefone, abandi twandikirana kuri WhatsApp, abandi twicaranye mu biro. Ikibazo cya mbere mbanza kubabaza ndebwe, ariko wari wibaza ikibazo cya identite yawe nk'umukristo? Kuko niba uri umukristo hari ibintu bimwe wagombye kumenya. Reka nsubirizeho umwe wanyandikiye ari kereko pari hiryo ngiyo mu bihugu byo hanze, ambwira ati byarananiye kuva mu cyaha cy'ubusambanyi. Iteka ryose iyo umuntu ambwiye ngo byarananiye kuva mu cyaha cy'ubusambanyi, ngo ntiyeneye kunsengera kwa nkorera deliverance, nabwira nti nta deliverance nshobora kugukorera uretse kukumenyesha Yesu. Nta yindi deliverance ibaho umwana w'umuntu ashobora kugukorera uretse kukwakiriza Yesu, kandi nabwo Yesu muzima wazutse. Amen. Murambwira abantu sinzi ukuntu mutabyumva, ariko impamvu naho ngaho bishingiye turaza kubibona no muri no text. Iteka ryose Yesu amaze kuzuka hari ikintu yakoze. Buri icyatumye Yesu amara iminsi 40 nta kindi akora yiyereka abigishwa be, kwari kugira ngo babe sure, bizere badashidikanya ko bafite umwami muzima, utari igitekerezo, utari baringa, utari umuzimu. Buri ikibazo dufite abakristo benshi, Yesu wanyu yagumye mumva, yarazutse, nubwo yazutse yahise ajya mu ijuru, ku isi nta hareba. Kumara muri abantu wese ubwo kuki utabyumva? Halo, kuki utabyumva? Ngo ariko ngo ngira burya ngo nkisanga byancitse. Impamvu wisanga byagucitse nuko umutima wawe utigeze uguma kuri Yesu wazutse. Ntabwo bishobora kugucika warimenyereje ku uwo mwami ibyo yavuze ari byo, ku ibyo yavuze ari byo akora, sibyo? Ntibishobora kugucika. Ubu ngubu muri Rio ntabwo bishobora kuncika mbahagaze imbere ngo nifate nkuremo ishati n'ipantaro ngo mpagarare hano gutya. Byakunda? Uzi impamvu bitakunda? Nuko ndimo kubabona kandi mukaba muri bazima muri Rio, mugaragara. Na Yesu nuko ameze. Ndagira ngo muzabanze mwumve neza ibyo tuba tuvuga, mumenye ngo Yesu tuvuga ntabwo ari personage historique wapfuye, ni umwami wazutse muzima kandi utureba. Haleluya. Rwose iki ngiki ubuzima bwa gikristo bworoshye nko kumenya umwami wawe. Nibyo Paulo yandikiraga Filipo ati ubugewe nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndashaka kumenya Kristo ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Mumenye. Iyo utangiye kumumenya neza n'ibindi byose biroroha. Haleluya. Ariko iki ngiki buri muntu wese wicaye mu hano n'abandi bose barimo kunkurikira online n'abazakurikira ubutumwa nyuma yaho, ni mubanze mushake kumenya Kristo kandi muzima. Kristo muzima. Hari ibintu utazigera utinyuka gukora imbere ya Kristo muzima.
hari ibintu utazatinyuka gukora uzi ko Yesu akureba kuko ni muzima. He is alive, ni muzima. Kindi abantu bibeshyaho ngo yagiye mu ijuru, ariko we ntabwo ariko yatubwiye ngo ndi kumwe namwe. Uzi impamvu ari kumwe natwe? Kubw'umwuka we utura muri twe, ariko no kubwaho ari abona byose. Kandi nawe akakubwira ati ndakuzi, nkuzi izina, nkuzi izina, nzi aho utuye, nzi uko ubayeho, nzi ibyo unyuramo, ndi kumwe nawe. Haleluya. Ntuzihebe, Yesu ari muzima. Ibyo waba unyuramo byose, icyatumye azamuka akicara iburyo bw'Imana Data, Pawulo yabitwandikiye neza avuga ngo yicayeyo agira ati adusabira. When the going gets tough, iyo byagukomeranye, ujye umenya ko umwami muzima arimo kugusabira. Hari n'igihe hazaba wumva nta n'umuntu uza aho uri, nibura umubwira uti nsengera, uzazamure kubwira ngo umwami Yesu hari kimwe nzi ntashidikanya, uri muzima, urandeba, uranzi kandi uransabira. Nduhura. Yankunda ijambo Imana yabwiye Mose, yaramubwiye ngo nzabana nawe kandi nzajya nkuruhura. Nduhukira muri we kuko ni muzima. Amen. Icyo ngicyo rero nicyo naheragaho, kuko buriya Yesu amaze kuzuka, Mariko 16:9, nuko amaze kuzuka mu museke ku wa mbere w'iminsi 7, abanza kubonekera Mariya Magadalena uwo yirukanyemo abadayimoni 7. Uwo aragenda bibwira babanaga nawe, asanga baganya barira bari mu majune. Nabo bumvise yuko ari muzima, abonwe nawe ntibabyemera. Kindi nacyo kibazo abakristo benshi bafite, yababwiye ko ari muzima ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo Yesu abonekera 2 muri bo afite indi shusho, bagenda bajya imusozi. Abo ni babigishwa ba Emawusi. Urabona ukuntu Mariko we yandika, Luka yaduhaye inkuru irambuye, Mariko we aduha samari, amagambo make. Nabo basubirayo babibwira ba bandi, nyamara ntibabemerera nabo. Ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, kuko batemereye bamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati mujye mu bihugu byose, mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi niba nk'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo, ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Haleluya. Ubundi urebye aya magambo, witegereza neza ukabona ikintu cya mbere Yesu yabanje gukora ni ukuvanamo ikintu cyose cyo kujitikanya yuko yazutse kandi ari muzima. Namwe niba mwicaraga hano, ndabizi neza kuvuga ubutumwa, ndabizi pe, sicyo kibazo, ariko hari ubutumwa wigisha abantu ukabona kurimo kubabwira ibintu bitinjira, ukabona abantu bari boadi barayura biriya biratujyana he, ntarimo kuvuga ku bibazo, ntarimo kuvuga ku migisha, ntarimo kuvuga. Nababwiye ngo ibintu 3 nibyo bigenga ubuzima bugira umumaro. Number 1, ndinde. Ntabwo Yesu yabonekeye abantu bose nyuma yo kuzuka, yatoranije abantu bakeya yarazi neza ko bazi abaribo, abigishwa be. Ubundi Yesu yaravuga ati abandi bose ntacyo bimbwiye, nibatanabimenya
niba atanabyitaho, ariko abitiriwe izina ryanjye babanze bamenye neza ko nazutse ndi muzima, kuko agakiza kacu gashingiye mu kumenya Yesu wapfuye akazuka. Bibiliya irabivuga ngo niwizeza umutima wawe ko Kristo yapfuye akazuka, ukatuza akanwa kawe ko ari umwami, uzakizwa. Kuko aho niho ruzingiye, nk'uko bajya bavuga mu mvugo y'uno munsi. Ntabwo bizingiye ku migisha, ntabwo bizingiye ku bitangaza, ntabwo bizingiye ku kindi icyo ari cyo cyose. Yesu wazutse. Icyo niyo kintu cya mbere tugomba kubanza kumenya. Identite yacu naho yubakiye, kuko kiriya kibazo kivuga ngo ndinde, Yesu yagisubije mbere yuko ajya ku musaraba. Yaragisubije kuva mu bice bya mbere kujya, kuko reka mbaye nka identite zigeze kuri 3 ariko zose zihurira hamwe. Muri Yohana mu gice cya mbere umurongo wa 12 baratubwira ngo ariko abamwemeye bakizera izina rye yabahaye iki? Ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. That's who we are. Iyo ni identite yacu, twe turi abana b'Imana. Kuko turi abana b'Imana, iyi identite asubira inyuma muri Matayo arababwira ngo ubwo muri abana b'Imana muri umucyo w'isi. Kuko muri Yohana yarababwiye ngo je ndi umucyo w'isi, sibyo? Arangira avuga ngo ubwo ndi umucyo w'isi, kuko ndi umwana w'Imana, namwe mukaba muri abana b'Imana, mukaba muri abaragwa b'ubwami bw'ijuru. Ubwo muri umucyo w'isi, muri n'umunyu w'isi, sibyo? Ariko akababaza ibibazo byinshi, akababaza ati niba muri umunyu w'isi, umunyu wakayutse twawumazisha iki? Hello? Muri umucyo w'isi, ngo umucyo iyo uhindutse umwijima waba ukimaze iki? Kuko iyo identite turi abana b'Imana, turi muri Yohana 15 akavuga ati mwe muri inshuti zanjye, sibyo? Iyo ni identite yacu, twe turi abana b'Imana. Paulo burya yabitindaga akavuga ati twebwe nta nubwo turi abana b'Imana gusa, turi n'abaragwa, turabaraganwa na Kristo. Kandi kubera iyo mpamvu akavuga ati noneho ibi ngibi nyuma yo kuzuka ntabwo Yesu yongeye gutinda kuri identite, ahubwo yatinze ku kibazo cya kabiri, icyo dushinzwe gukora. Muzarebe muri Matayo yandika aravuga ngo noneho ubwo mumaze kumbona, mugende muhindura abantu bose abigishwa banjye. Hano muri Mariko aravuga ngo mujye mu bihugu byose mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza yari yarabusobanuriye ubwo ari bwo, sindi bubigarukeho. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Birasobanutse. Umurimo dufite nyuma yo kumenya abo turi bo, dufite umurimo twasigiwe n'umwami wacu. Hano rero niho abakristo barimo kugira ikibazo, niho amatorero arimo kugira ikibazo, nuko twebwe twita cyane ku byo tuzahembwa, ariko ntabwo twita cyane ku byo umwami wacu yasize atubwiye. Muze kureba hano nta hantu na hamwe avuga ibyo kuzahembwa ubwami bw'ijuru. Baratubwira ati mwebwe mugende mukora akazi, iby'ibihembo byo byarateganijwe. By the way, n'ibihembo byo biri muri identite. Iri identite yo kuvuga ngo twebwe turi abana b'Imana, niyo Paulo yakuruye aravuga ngo none ubwo turi abana b'Imana, ubwo turi n'abaragwa. Identite yacu niyigena imibereho yacu izaza. Imirimo yacu dukora niyinezeza umwami wacu. Aravuga ngo mwebwe mugende muhindura abantu bose abigishwa. Ariko hano aduha ibintu bitatu. Cyambere aravuga ngo mugende mwigishe abantu banyizere. So uwizera akabatizwa azakizwa. Turababwira tugeze aho bizera Kristo wapfuye akazuka akaba ari muzima. Icya kabiri
binjire mu muryango w'Imana babatizwe. Aha rero tubafite ikibazo gikomeye cyane muri ino minsi, kuvaho hazi ikintu cyitwa online. Mbaza umuntu hamwe narwo usengera hehe? Online. Ariko usengera hehe? Online. Online ntabwo ari itorero, nta torero riba online. Itorero ricisha ubutumwa online, ariko online ntabwo ari itorero. Ntabwo uzabatirizwa online. Haje inyigisho z'ubuyobe se zivuga ngo kubatizwa si ngombwa, upfa kuba ufite online. Aba online, niba uri online utarujuje ibyo Yesu yavuze, genda ushake itorero ubarizwamo ubatirizwemo. Hari umuntu twaganiraga ejo bundi ambwira ati ubundi mbakurikira online. Ndabwira ni sinkeneye kuba n'umukristo w'Iremera. Genda ushaka itorero ujyamo, kuko hari iby'Imana yadusabye tugomba gukora muri family. Nta online family baho. Ubuse uzarwara tugusure online. Ubuse online. Ikibazo nuko Yesu we ntabwo yagiye online, kandi ntibyari kumunanira. Yari kujya yicara ari mu ijuru katwoherereza message kuri WhatsApp. Ushobora no kuvuga uti nuko yagiye kera, icyakora yaba ariho muri kino gihe ashobora gukoresha WhatsApp, byari gukunda. Ariko online uzizera akabatizwa. Kuki biba ngombwa kubatizwa? Kuki yabyongeyemo? Nuko buriya kubatizwa nibyo bitwinjiza mu muryango w'Imana, tugahindukira tugakora ibyo Imana yavuze nk'umuryango. Ntabwo kubatizwa ari umuhango, ni umurimo ukomeye cyane wategetswe n'umwami wacu, kandi akatubwira ngo kandi uzanga kwizera azacirwaho iteka. Uzizera akabatizwa azakizwa, ariko utarizeye azacirwaho iteka. Ibi rero nibyo bigomba kudutera umwete wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Nuko hari abantu batizeye bazacirwaho iteka, kandi muri abo ngabo buriya hari abantu bazi kubika ejo cyangwa n'ejo bundi. Hari umukristo yanyeretse agapapuro twari dufite muri 2013, kanditseho ngo wari uzi yuko bamwe mu bantu mugendana, bamwe mu bantu muvukana, bamwe mu bantu b'inshuti zawe bari mu nzira ngari y'igihogere ibajyana kurimbuka. Ngira ngo iyo karita muri uyu mwaka tuzongera tugarura isa nayo. Andikaho abantu ugiye gusengera kugeza igihe bazakira agakiza. Nabonye umuntu wakabitse kigafite agakarita yakoze icyo gihe, yujuje icyo gihe 2013, imyaka 10 nyuma yaho aracyagafite. Ariko none reka twongere tubizure mu mutima wacu. Ikintu kigomba kudutera umwete wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza nuko umuntu wese uzabona utarizeye, utarinjijwe mu muryango w'Imana, niyo yaba afite imodoka nziza, niyo yaba afite inzu nziza, niyo yaba afite icyubahiro, niyo yaba akomeye, ari mu muhanda w'igihogere umujyana kurimbuka mu bugingo bw'iteka. Niyo nashaka nagarukiriza nkabwira ngo iyo niyo mpamvu tugomba kubwira abantu ubutumwa bwiza. They are perishing, barimo barapfa kandi bameze neza. Ngo utazizera, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Buriya abantu benshi bicaye muri judgment seat, baciriweho iteka kugeza igihe bazakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami, bakava mu rubanza rw'iteka. Twebwe turicaye turanezerewe, turimo turacunga agakiza kacu nk'ucunga ingorofani, ku buryo ingorofani ntushobora gucunga ebyiri icyarimwe, kereka uri umuhanga. Twaye agakiza ugacunga nk'ingorofani uri wenyine, abandi barimo kurimbuka.
kandi umwami wacu yaratubwiye ngo mugende bariya abantu mubabwire. Hanyuma ndangirize kuri iyi ngingo. Ubu ni wo murimo twebwe, identite yacu irasobanutse, icyo twahamagariwe gukora kirasobanutse, imbaraga zizadushoboza. Aravuga ati ariko ibi bintu ntabwo mwabikora mu mbaraga zanyu, mugende ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Haleluya. Ntabwo yavuze ngo ibimenyetso bizajyana n'abapastori. Hari umukristo umwe nabwiraga, yari afite ikibazo, ndamubwira ariko wowe jya ugenda urambika ibiganza ku muntu wawe, ariko mwazabyiza. Dayimoni yose, sinzi impamvu abakristo batarabyumva, dayimoni yose tuyifiteho power. Kindi ubwire dayimoni ngo mvira mu rugo, mvira mu rugo, sigiye uzaruvamo ni wowe uzaruvamo, mvira mu rugo, mvira ku mwana, mvira ku mugabo, mvira ku mugore, mvira mu rugo. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Identite yacu twahawe ifitemo power. Haleluya. Ariko abakristo benshi Satani arafata akabagaragura, akabaziringa, akabahezamo. Kuki ugumaho ngaho uri umwana w'Imana ukihugiraho? Imbaraga n'ubutware wahawe ukabikubitana, ukamera nka yafuku, wakabeba gatoya kigeze kubona igifuku. Ifuku rero abantu benshi ntabwo baza amafuku, kuko abanyamugereka burya hariho n'ibigereranyo dukoresha mudashobora kumva. Ifuku ni ikibeba kinini kinini kabisa, ifuku nziza yari ikabyibuha, ushobora kuyireba ukabona yenda kungana nk'igipusi kinini. None rero ngo nakabeba gatoya kabona igifuku kigenda, karagira ati ariko fuku rwose fite amaguru, fite maso, fite ati izi maso tibi bitako n'ibi biguru, ati ntuzabona iyi pusi yangezeho, ati ntabwo wamenya ko bihari. Hari rero ubona umukristo gahorese, uyu mukristo ko mbona ubundi pastor rwose ubungubu depression yameranye, agahinda kamejeje, amadayimoni yanteye, ntabwo nsinzira, ndaryama nkabona inzoka, nkabona imiserebanya, nkabona ubunyamasyo. Ariko mbona nashimisha kuryama ukabona inzoka, wakanguka ugasanga ntayiri mu gitanda cyawe, bikakubuza amahoro. Irukana amadayimoni. Bazirukana amadayimoni mu izina ryanjye. Sivyo? Wibyuka ngo nuko waraye urose inzoka, ngo noneho uvuge ngo buri ubwo narose inzoka ubu ngubu Satani ndiho, nubundi twese aduhoraho. Warota inzoka utayirota, jya umenya ko Satani nta na rimwe yigeza gukuraho amaso. Afite amadayimoni ahagije yo kukwirukaho. Bamwe bazirukwaho n'amadayimoni y'agahinda. Agahinda burya muri muziko ariho dayimoni y'agahinda. Dayimoni kazi kakwemeza yuko ntacyo umaze, nta buzima ufite, uri gahinda, uzapfana n'agahinda, uzicwa n'agahinda, kakakubaho, kakaguheza mu nzu, akakwemeza kuri wenyine kandi wahoranye n'abandi. Dayimoni kakugendaho kandi usenga, wakwirukanye dayimoni. Undi akaza idayimoni nk'uwo wambwiraga ngo ubusambanyi bwanze kumuvaho, irukana dayimoni y'ubusambanyi, niwo uzayirukanira. Tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu kandi wihereyeho. Ikorere deliverance. Ariko niba ko kurambiwe ubwo buzima, ariko hari igihe munambeshye, buriya hari ibintu umuntu akubwira atari ko pastor ati buriya unsengeye wowe ati byakunda. Ibintu wanze kubivamo, nta n'imbaraga washyizemo ngo pastor ngo azaze ngo ajye yirirwa kuragiye, noneho akagushyira muri guilt, ukumva ko ari wowe utarasenze kuko ataretse ibyaha bye. Ngewe nshinzwe kukubwira ko ugomba kuva mu byaha, ni wowe ugomba kubivamo, sigewe. Ngo urumva ngo buriya usenze cyane ngo mu mpeke, kuki ngomba kuguheka? Yesu yaraguhaye ubutware bwo kwiheka ukigenza. Cyakora mbanze mbasabeho imbabazi gakeya, hari igihe nanjye mvuga nihanjagari, ariko nageraho nakwibuka ukuntu abapastori twigisha abana, ariko nitwebwe twabishe. Abantu barabafasha bahindura bebe
ngo narota inzoka ageza kukureba, ngo narota imiserebanya n'ubunyamasyo ngo ageza kukureba, ngo narota ngo agwa mu cyobo kirekire ngo ageza kukureba. Kuki ugomba kuza kundeba? Reba Yesu wagupfiriye, reba Yesu ufite imbaraga, kandi we n'icyo gihe warose iyo nzoka, nurota inzoka ikagukangura ujye uyishimira. Haleluya. Juvuga urakoze wa nzoka we kunkangura nijoro. Mwami Yesu, inzoka irankanguye ariko ni byiza bungiye kuvugana nawe, iminota yose uzamaraho kuyimara utumbiriye inzoka warotaga, yimara utumbiriye umwami wanesheje inzoka. Akatubwira ati muzakandagira inzoka na scorpion. Sinzi ibintu mubamo. Jewe njya nshimira Satani yambujije gusinzira. Nabone Satani urigoye, urihemukiye. Mwami Yesu, sinzi ibintu Satani yari arimo arankanguye ndota. Rero yewe abandi barota inzoka, jewe hari ikintu ngiye kubasetsa. Sinzi icyo kivuga, sinshaka no kukimenya. Kenshi ndota banyibye imodoka kandi nta urayi, nkarota nayishatse nayibuze, akanguka nareba hanze nkabona imodoka irahari. Naza nkabwira Yesu nirwo uriya ni Satani washakaga kuntera ubwoba ko mbona imodoka ntayo bibye, reka twiganirire. Iterabwoba rya Satani, ikintu kizagutsindira iterabwoba rya Satani nukanguka uri wenyine, jya connectinga nijoro. Natangira kukuririmbira indirimbo z'agahinda, ushimire Yesu wikoreye intimba zacu n'imibabaro yacu n'ibintu byose. Natangira kugutera ubwoba n'inzoka n'ubunyamasyo, umubwire uti warakoze Mwami Yesu kuduha ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'ubunyamasyo n'imiserebanya n'ibindi byose bikururuka hasi. Uzi iyo utangiye kuganira na Yesu, umva sinzu madamu wanjye ari hano mu bantu basinzira cyane mbamo. You know why? Satani atinya kundaza amaso nkanuye, kuko iyo nkanuye ubwami bwe buranyeganyega. Simvuga cyane, connecta na Yesu asigaye nkanyeganyeza ibyo kwa Satani, akavuga ati oya daimoni piwe kumukora uri mugabo sinzira. Minota 10-20 mba narangije kongera nkasinzira, kuko nta kintu cyoroshye nko kwanga kugendera mu butware bwa Satani mu nzozi. Ni wicura ninjoro warose inzoka n'imiserebanya n'ubuscorpion bwose n'ibindi byose, ujye ushimira Yesu. Mwami Yesu, ntari ndimo kurota ibiyoka n'ibinyamasyo n'ibi cyangwa nurota ibyo bintu by'inzoka n'ubunyamasyo n'imiserebanya n'ibindi biherekeranije, ujye umenya ko ubwo n'ubwami bwa Satani rwose. Ariko ubwireze umva Mwami Yesu, ndagushimira ko wamaye ubutware bwose bwo gukandagira inzoka na scorpion n'ubunyamasyo n'imiserebanya. Finished. Ni ibintu nibiza bikakunama hejuru, kuko ari ukanguka usanga ibintu bikunamye hejuru. Ujye wibuka ko Yesu yaravuze ngo dore ibimenyetso bizabaherekeza, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Ikintu cyari cyakubundikira ariko sha biragorana, kirakubundikira wajya kuvuga izina rya Yesu kumva naryo ndirisohoka. Ujye ukanguka ucomeke kwa Yesu. Iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu kiribwiriza, hari abantu babonye iyo experience. Genda biza iyo ikintu kije kikakubundikira, ukabona ikintu kandi kiza ari umwijima, kikaza kikakubundikira ukumva kabisa kirakubundikiye, ukumva cyakubuwe mu izina rya iyo bigukunda izina rya Yesu rigasohoka, gihita kivaho. Kuko twahawe ubutware, abizera bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. Ibyo ngibyo ni umwuka ubitanga. Ibyo gufata inzoka ariko muzazihorere. Ubundi gufata inzoka ngo uyimarishe iki? Ibyo kuzajya mujya gushyira ibiganza mu myobo y'inzoka ngo urashaka gufata inzoka, kuko Yesu yavuze ngo bazafata inzoka, ngo bazanywa n'uburozi ntacyo bazaba. Ntuzajye gukora demonstration, ariko ibyago nibibaho. Pawulo inzoka yaramuriye. Muribuka bageze ku kirwa cya Mileto, inzoka iratimbira ivuye mu nkwi imufata igikonjo. Batariko se vraiment uyu mugabo yarakize inyanja, iyi nzoka uyiriye nta chance afite kabisa, muwe mutegura serikeri yapfuye. Bamaze amasaha babona habe no kubyimbirwa, barahindukira batoya, uyu nta nubwo ari umuntu ubwo ni Imana. Byabuzeho gatoya bari bagiye kumwubakira ingoro kuko
ibintu bizaza nk'ibyo ngibyo, ariko n'umurota inzoka nyine mujye muzifata. Ihuta rwo nawe ubutware bwo gufata inzoka iyo mu nzozi ndayifata tu. Buriye uzi icyo bituvura ubwoba. Hanyuma niba ikintu cyica ntacyo kizabatwara nato bazanambika ibiganza ku barwayi bakiri. Hari ubutware icyo gihe nashaka kwigaragarizaho. Ni mureba muri Matayo ntabwo binabigarukaho. Ni mureba muri Luka abigarukaho ariko ntabwo abidetaye nka Mariko. Luka tuzamureba ubutaha. Ariko Luka aratubwira ngo ibi bimenyetso bizaherekeza bizeye. Impamvu nabitinzeho nuko nzi ko iki ni kimwe mu bintu bigora abakristo. Abakristo benshi bagorwa n'inzozi z'inzoka n'amadayimoni. Abakristo benshi bambe hari n'abarozi basigaye batera mu ngo bagateza birenga gusa umurozi niba yarari kandi simpaka n'abarozi barahari basiga amadayimoni mu rugo agateza ibibazo pe amadayimoni. Ariko mbabwire n'ikindi kintu kimwe. Icyambere umuntu naza mu rugo iwawe, hari abantu basigaye bagenda niyo myuka mibi bakayizana mu ngo z'abantu kandi birahaba. Ubundi umuntu azi wawe akajya mu cyumba cyawe ngo gukura y'amarozi wazayivaniyeyo. Umuntu araje ajya mu gitanda cyawe ngo hari ibintu yabonye. Ubundi in the first hand mubanze musobanurire ubujiji bw'abakristo. Umuntu araje yicaye muri saro ati mbonye hari ibintu biri munsi y'amatora yawe. Anete kwa Ngondo umuntu yinjiye ate mu cyumba cya Neti na Ngondo akajya munsi y'amatora guhishamo amoya y'inkoko. Yaciye hehe? Kandi abantu bakabyemera bakajya mu gitanda ngo bagiye gukuramo amarozi bakayasohokana. Ubundi mbere na mbere wabanje kwibaza icyo kibazo. Yaciye hayajyanamo. Niba ari Satani wayazanyemo nanjye nshobora kuyivaniramo. Ariko kumva umuntu akubwira ngo mu cyumba cyanjye ngo Imana inyeretse yuko mu cyumba cyawe ngo hari umuntu wajyanye. Bo first of all umuntu wenda washobora kwinjira mu cyumba cyawe ni umukozi, sibyo? Kandi niyo yaba ari n'umukozi, amoya y'inkoko bashyize munsi y'igitanda cyanjye narahawe ubutware ku madayimoni yose. Ntabwo nkeneye undi muntu wo kuza kuyamvaniramo nagumemo. Hari n'umuntu wambwiye ngo ariko mupasta ngo buriye ngo mara gukizwa wari umuntu wo gukorera DELIVERANCE ntayo nkeneye. Ngo bose amadayimoni yarakurimo mbere yagiye he nagumemo. Serious ntabwo ari kukuye. Niba hari dayimoni ndimo kuko batankoreye DELIVERANCE nzayifungiramo igumemo igitontoma igiye isakuza. Ubwo nizaba yabaye prisoner. Dayimoni nta kizagutwara utayumviye, sibyo? Kandi nivugira muri ge nzajya nyiruka. Dayimoni nimbwira ngo jya gusamana zawe na Satani jya kure yanjye. Icyo gitekerezo ntikivuye ku Mana, kivuye ku mwuka mubi. Baruzo amadayimoni ntimuhora muyumva avuga. Batanagukoreye DELIVERANCE ntayo ujya yumva avuga. Jewe ndayumva buri gihe ahwihwisa mu matwi yanjye. Ariko ndabona mwe muri intungane ntayo mujya mumva. Cyangwa murabaswa cyane ntabwo amajwi yayo muzi kuyatandukanya. Reka garukiriza aga icyo nashakaga kubigisha. Buri ikintu Yesu yatugiriyeho neza amaze kuzuka. Number 1 yatwibukije abo turi bo. Twe turi abana b'Imana turi bikoma ngoma. Number 2 yatwibukije umurimo twasigiwe. Number 3 yatwibukije ubutware dufite. Ubutware dufite niba byanshobokeraga ngo buri mukristo wese dusengane amenye imbaraga dufite. Nibyo Paulo yasengera. Reka niho ngiye kurangiriza. Nibyo Paulo yajyaga asengera Abefeso. Karate mu Abefeso mwenda basengera. Buriya Paulo yarazi ibintu by'Imana koko. Ati ndabasengera. Reka nanjye ndangiriza ngaha iminota nk'ingahe tu. Niba ufite ikibazo kibaze hanyuma basubize hanyuma dutaye. Abefeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 15 aravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze
kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Abantu benshi ntabwo bajya bafata umwanya ngo bamenye Imana yabo neza, bihugiraho, bagahugira ku bibazo byabo, bagahugira ku muyimenye, mumenye abo muri bo, kuko iyo umenya Imana neza nibwo umenya uri we. Bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye. Haleluya. Mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera. Ububizi wicara uvuga mu gihe umurage wanjye ndawuzi. Icya kane, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Haleluya. Izi mbaraga zazuye Kristo mu bapfuye nizo zidukoreramo. Ariko Paul aravuga ati umva, niba byashobokaga ndabasengera ngo mumenye ko izo mbaraga zihari, iziha twebwe abizeye. Zingana zite niza zindi zazuye Kristo mu bapfuye? Mberekeye uko zikora. Tekereza imbaraga zakurikiye Yesu akamanuka ikuzimu, yajya kuzamukayo ntazamuke ngo agume ku isi, ahubwo akisanga yicaye mu ijuru. Izo mbaraga nizo zidukoreramo. So niumva Satani arimo kugutsikamira, arimo kugushyira hasi, ujye umenya ngo nusunika rasoro uyijyana hasi, nurekura gatoya urayisanga mu kirere. Nukubita hasi gihaza kizavuga ngo hwa, kigume ku butaka. Ariko nukubita hasi tenesi, uzabo uyifatiye aha ngaha, nuyikubita hasi ntabwo izagarukira aho wayikubitiye, uzayibona hariya ku gisenge cy'inzu. Buriya niko twagombye kumera. Iyo Satani agukubise hasi, ujye umubwira uti Satani ukoze ikosa, ngiye kubondisa, urambona ngeze mu gicu. Ntabwo ndi igihaza, nuzuye umwuka. Haleluya. Reka mbareke mubaze ibibazo, ariko uyu murimo wacu muhanze mumenye turi bande, umurimo twahawe n'imbaraga zo kuwukora, kuko ibyo nibyo bintu bitatu bituma ubuzima bw'umuntu bugira significance, bugira agaciro. Kumenya uriwe, ukagenda nk'uriwe. Kandi ibi ngibi si mu by'uburokore gusa, no mu buzima bwa buri munsi. Niba uri umugabo, ugenda nk'umugabo, ukora ibyo abagabo bategerejweho gukora. Niba uri umugore, ugende nk'umugore, identite yawe uyigenderemo. Cyewe ndi pastori, hari ibyo Imana integerejeho nka pastori, ugomba kubisohoza. Niba uri umukristo, nawe nuko ngo buri identite yose dufite ugomba kuyisohoza nk'uko Imana yavuze. Nurangiza ukora ibyo Imana yasabye gukora, nurangiza ugendere mu mbaraga zo kubisohoza. Amina. Turasenga dushoje. Hari umuntu ufite ikibazo cyangwa ufite commentaire kuri ibi twigaga? Yes, ashimwe. Ni supplement kuri kanoni nko mu buhamya wo guhamiriza ku byo yavuze bimwe. Iri jambo ry'Imana rivuga ngo muzasengera abarwayi bakire, muzakandagira inzoka na scorpion, muzirukana abadayimoni. Ndi umwe mu bakubihamya kubera ko nabaye mu buzima butaramenya Imana. Nakijwe 2008, ngira ngo benshi njya bavuga hano murabizi. Numva nari umugabo mfite imyaka 50 na so urumva 2008 nari umugabo mu busanzwe, mfite urugo, mfite abana. Ariko cyanangaza narakizwa, abana banjye bahoraga barwara, inshuti zimwe twagendanaga bakanyobora kuvuga batari ko buri uzarebe ushobora kuba buri nyamara wakomeza kureba niba nta bintu yakoraga mu muryango. Ariko ndababwiza ukuri, nakiriye agakiza. Imana irambwira ngo nshyize ubuvuzi mu ntoki zawe, abana bawe ujye ubasengera. Kuva nakira agakiza ntibivuga ngo sindajya kwa muganga, ariko ikibazo icyo ari cyo cyose cy'iwanjye magarara mu butware bw'Uwiteka yaduhaye, nkasenga kandi bikagenda neza.
bivuga ngo uko iko ijambo ry'Imana ryanditse ni ubuhamya kuwemeye Kristo wese afite iyo temonyaje y'uri umuntu ukijijwe ugendera imbere y'Imana. Hanyuma icya kabiri ni kuri kanone ibindi yongeye akavuga ati inzoka ibiki biserebanya. Sinzi ko hari umuntu w'umukristo wese utarahura n'izo ndoto. Ubwo ndabivuga je nkurikije nanjye kuko bamwe nk'abagabo ari nubwo urota usambana, hari ubwo urota bakwirukansa, hari ubwo biterwa buriya satani ibi byose aba ari umugamba kugambiriyeho. Ariko mu by'ukuri mu Nyarwanda ni wavuze ngo ibuye ryagaragaye niba rikisha isuka. Yuri umuntu usenga ibyo bitero cyangwa izo ndoto zibonetse uhagarara, mu guhagarara ugasenga ukavuga urabeshya satani, sinasubira gusambana, sinasubira ibi nibi, ugahagarara. Ariko ibyo bikora iyo wakiriye Kristo, n'ubundi yuri umusambanyi urota ibyo usambana, nta gitangaza kiba kirimo cyangwa bakwirukansa wibye, n'ubundi baba hari abo banyaganyije. Bivuga ngo rero ibi kenshi izi ndoto nyinshi tugira, hari ibyo umuntu aba yiriwemo, ariko hari n'umugambi satani aba kugambiriyeho, bisaba ko ukomeza kugira rezo n'Imana kugira ngo Imana iwukurinde kurinde iyo migambi yose satani akugambiraho. Icya gatatu ni ikibazo kuri kanone. Mu by'ukuri mfite ikibazo, ngira ngo ejo naragushimiye imbere y'abakristo, uri umwe mu bantu basipera benshi bitewe kuba warize uvuga ijambo ry'Imana, ariko wazakura utagashagari mu bakristo. Ko umuntu wumva, hari umupasiteri wigeze kuvuga ngo umuntu yakize afata ibiruhuko akajya Dubai muri Amerika hehe, yakiza akaza agatanga amafaranga bakabatiza abana bakagenda, yarwara akajya mu Buhinde muri Amerika, yapfuye aza mu rusengero. Mbese birasa nkaho urusengero ariho hantu hashinzwe imirambo cyangwa gushyingura, cyangwa se twakora iki umuntu w'umukristo cyangwa se umuntu wese kumva ko iby'Imana yavuze, reka guterana kw'abera, mujye mwihutira guterana kw'abera, mujye mugira mu itorero, mujye mugira umukristo n'aba hantu akumva ko kuza ku Mana, kuza kwa Remera, aho nzabonera umwanya nzajyayo mbatirishe, aho nzabonera umwanya nzajyayo nsabe bame serivisi zo gushyingura umwana wanjye, kandi atarigeze na rimwe aza mu nzu y'Imana agira uruhare mu buntu, ariko iyo serivisi mukayimuha. Ndimo ndabibaza nk'umuntu, kuko umura kubona na cyarengeza umuntu akabiyo, ukamubaza ubundi usengera he nk'aba bagene twigisha, bagiye we ngo numvise nshaka kurongora ngo mbona kugana itorero. Twakora iki kugira ngo mu by'ukuri by'Imana ishaka ku bwoko bwayo, ku bana bayo babyubahirize kandi babigenderemo nanone ari wo, kuko buriya hari amategeko ajyaho, yego agiraho abanyabyaha, kuko ngo amategeko yagiyeho abanyabyaha, udafite ibyaha ntabwo amureba. Ariko wa muntu nanone utaboneka akaza akabona serivisi akongera agasubirayo akagenda, mwadufashe iki? Murakoze. Amen. Reka musubize ahubwo buriya rero jewe ndi muri bene abantu bakunda gutanga izo serivisi. Uzi impamvu? Umugabo umwe yarapfuye muri uyu mujyi, sindi buvuge izina rye, ariko badukorana baramuzi. Umugabo umwe yarapfuye, bayoborwa idini, baragenda babwira padiri batari ko uyu mugabo menya yari umugaturika, aravuga ati muzanire ifishi y'abatisi, barayibura. Abandi batari ubundi buriya ntiyari umwangirikani, noneho baza hano, ariko pastor ati uyu mugabo ngira ngo ashobora kuba yari umwangirikani. Ndavuga nti rero mbabwire nti umurambo ntugira idini, ariko ibyo byose hari ikintu kimwe nzi, muzaza mumuherekeje, muzamuzana i Remera tubafashe kumushyingura. You know why? Iyo abantu bicaye hano bakuzura urusengero baherekeje umurambo w'umuntu utagira idini, baba bampaye a golden opportunity yo kubabwira Yesu wanesheje urupfu. Niyo waba umunota umwe, niyo yaba ibiri, ukambukazi yo kukubwira ibya Yesu, uwo murambo bunkoreye umuti. Kuko abantu baherekeza imirambo abapfuye bitatu bya kane muri babenshi baba batajya bajya mu nsengero, ariko uzantege amatwi yari igihe wabwirije. Mbabwire Yesu, mbabwire ubuzima budafite Yesu mu magambo makeya abasigaye, mbabwire hanyuma nindangiza mbibirekera umwuka azikorera umurimo we.
nibaza hano baje kubatirisha abo tujya dukorana barabizi hasha mbanze mbahondagure mbabwire ko wowe uje kwishingira umuntu uje kumwimurira satani nawe ubwaho utaramwimura uri mu bike umudamu mwegeze kumbwira ati nari mbivuyemo nuko nanze guhemukira mugenzi wanjye ngewe rero okaziyo yose nzabona ahubwo nimureke tubyongere sibyo wekaza ubwenge uri businessman hari abagabo b'inshuti zawe mwicarana muri za resitora nziza za hariya hirya za Century za Radisson genda batega umutego ubabwira uti mfite anniversaire ya mariage munyitabe muze rwose nushaka uzabaye n'amadivayi ugaye n'ibigege nta kibazo mfitemo ariko ngwira uti pastor hariya mfite inshuti zanjye rero zidafite Yesu ndagira ngo muzaza abafadazi mumfashe dusenge tubabwire Yesu kuko nuko tuzaroba ntabwo abantu bakirobwa n'urusengero basigaye baroberwa mu byo bajyamo tuzababwira Yesu niyo mpamvu rero buri imihango nyikunda ahubwo reka mbabwire mwe mwigisha abageni buriya jewe nkigisha abageni hari isomo musimbuka ntajyaga nsimbuka na rimwe kuko ni essential chapter 2 cyangwa 3 icyaha no gusenyuka k'urugo uzagende nusubira muri kariya gatabo dukoresha twigisha abageni harimo ikibazo kivuga ngo ariko wigeze wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe niba utarakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe amahirwe yo kubaka urugo rwiza ntayo ufite akira Yesu mureke dukoresha uburyo bwose butuzanira abantu ahubwo tububyaza umusaruro naho bya bindi byo kwirukana umuntu ngo ariko uyu ngo ntabwo ari umwangirikana wari waza hano bashyinguye umuntu utajya mu rusengero abantu batajya mu rusengero kenshi bazana abantu ndanezererwa cyane ahubwo iyo baje kuko barabazana bakuzura urusengero nkababwira Yesu nari kuzabonera hehe icyarimwe ahubwo n'abandi bazabura aho bajya mujye mubabwira muti mujye mwiyizira Remera niba mwapfushije mukabura padiri ubahambira na pastor mujye muzi Remera tubihindure evangelistic kuko tugomba guha abantu service ariko twababwira Yesu kandi nta munsi abantu batega amatwi nko ku munsi w'urupfu abantu bose baba bari alert baba bari maso nta usinzira nta nuvuga ko bose bavuga ati none nshobora kuba ari uri next on the list reka nitunganye so icyo rero icyo rwose mureke dukora umurimo w'umwami wacu kandi icyo warubajije nicyo niyo mpamvu Yesu yavuze ngo barahari hanze ibisarurwa ni byinshi okaziyo zose tuzabona zo gusarura muze tuzikoreshe amen nuba wakoresheje birthday tumira umuvugabutumwa nuba wakoresheje bridal shower same nuba wakoresheje ubukwe tuvuge Yesu ni ikintu cyose tubonye tugaburira abantu Yesu bamenye ko yazutse ku bwabo amina ari ufite ikindi kibazo ngaho tosi nagize ikibazo hano ku bimenyetso bizaherekeza bizera hano ku kijyanye nuko cy'amarozi hano bavuze ko bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato nibajije ese nk'umuntu wari usanzwe wizera akaba yarogwa atabigezemo uruhare nk'uko wabiduhayemo urugero atari we wabyiteye kandi bikamugiraho ingaruka uyu we byaba bigenze gute ntabwo yaba asanzwe yizera ubwo nabigizeho ikibazo ato niba koroga uzarwara tu niba koroga uzarwara ariko hari ibintu bibiri bizaho hepfo batubwira ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana
abarasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Umuntu azagambirira kukwica, burya rega twebwe nta muntu ushobora kukwica, warubizi. Iyo umunsi niba Imana yaravuze ngo Atosi azabaho ageze ku myaka 85, bazakoroga pe igifu cyawe gishwanyagurike, Yesu narangiza gisanye. Simple, kuko niwe ufite ubuzima bwawe mu biganza bye. Burya abarozi batumwanya, Yesu niyemera ko uburozi bukwica niwe uzaba guhamagaye, kuko twese tugira ikizatwica. Burya ntuzatinya abarozi ariko ntuzabishyire, sivyo? Ikindi cya kabiri gituma giye iby'abarozi ntajya mbitindaho cyane. Abantu basigaye batinya abarozi we. Hari igihe tugenda muzi ariko muri kinge mbakosora, hari igihe tujya muri ziriya za buffet ziba ziri ahantu ukabona umuntu arimo aracanga amasahani, baraze gucanga ngo bari baba bazihumanije. Baraze ubundi niba uzicanze n'ubundi ntuzi iyo bahumanije, hari igihe wazicanga bikamera nka wa muntu wasezeranye n'urupfu. Urupfu rwaje gutwara umuntu, ararusengerera, ruranywa, hanyuma rurasinda, ariyimura, izina rye niryo ryari ritahiwe, yishyira inyuma. Hanyuma ruzanzamutse ruvuga ati ariko uyu muntu yangiriye neza kabisa, reka mpere kuw'inyuma ne guhera kuw'imbere. Ruhita rumucakira ko naherutse uri uwa mbere wagiye inyuma uti nari nkuretse none. Icyo rero nenda kukubwira, buriya nubona umuntu akuroza ugapfa, uzapfa unezerewe, burya ni Yesu uzaba guhamagaye. Ariko ubundi umuntu azakoroga pe, urwara igifu, urembe, bigere kure, Yesu avuge ngo baho ubeho. Ibiryo byo rwose ngira ngo abanyarwanda bo turi abagabo bo kubihamya. Hari umukobwa twajyaga tugendana, sinzi ubu ngubu ahantu aba, baramutemye ahantu hose ushobora gutema umuntu agapfa. Baratema hano, baratema hano, baratema hano, baramutaba. Ku munsi wa gatatu umuntu anyuraho abona akaboko kagira gutya, bamukuramo, baragenda baramwoza, baragenda baramudoda, arakira, aragenda. Twajyaga tujyana mu ivugabutumwa nyuma ya 94 ubusinza hano, kuko singibikoramo. Iyi Imana yavuze ngo baho, umwana w'umuntu ntashobora kuvuga ngo pfa ngupfi. Ibyo rwose tubifitiye ibimenyetso simusiga. Abarozi bashatse bazareke akazi ko kuroga, batwicira ubuzima gusa, bakakwangiriza, bakakudindiza. Ariko iyi Imana yavuze ngo baho, nta gupfa. Kandi burya gasoko Satani batagerageje gamwe ibigero bitatu. Paulo yandikira abakorinto ba 2 arababwira ngo inshuro 3 bankubise inga byabaga ari ibiboko bagukubita uruhu rukavaho. Inshuro 3 bankubise inga. Bibaza ariko Paulo ubwo yakijwe n'iki? Wabaga yapfuye kabisa. Uzi kuvirirana bakagukubita uruhu rugashira ku mugongo. Ndashaka ningera mu ijuru nzabaza Paulo ntariko umwami Yesu wanyere, kuko Paulo umugongo we wari umeze atarazuka, kuko bigomba kuba bimeze nabi. Inshuro 5 bamukubise inkoni 39 kubitwa na aduye uryamye hasi. Ubwo numva niki cyatumaga adapfa. Hari indi inshuro bamuteye amabuye basiga yapfuye. Imana iravuga ngo baho. Bagiye kubona babona ngo uri arimo aragenda abwiriza ubutumwa, inzoka yaramuriye. Abo ku kirwa cya Merito baravuga ati nta muntu iriya nzoka igira umangwa beho, uyu mugabo arapfuye, araguduka tu. Babona ntagudutse. Kubera iki? Ku Imana yavuze ngo baho. Nawe ushobora kuba yaravuze ngo baho ukabaho. Buriya rero abarozi ntimukabatinye ariko ntimukabizere, sivyo? Ntabwo nzabaho mu bwoba, ariko ntanubwo nzigemurira umurozi ngo njye kuvuga ngo ngo baravuze ngo uriya mukecuru araroga ngo reka njye kurya ibiryo bye. Hoya, narwara nzajya kumusura, nampa icyayi mubwire ko niyirije. Rero uyu munsi ntabwo
mumbabarira uyu munsi sinjya niyirije kandi je reka mbabwire buriya nujya ahantu ukumva umutima wawe ukubwira ngo winywe iki cyayi wirye ibi biryo hari igihe umwuka tubwira ntidutega amatwi ubundi iyo uyoborwa n'umwuka umuntu azajya kukuroga wumve hari akantu kako bakakubwira ngo don't eat this food nubitindaho ushatse wazagerageza ntubirye kavuga ati none se bamaze kubiguha ushobora kwifata kugivuga weterwa sinzi ukuntu numva meze ndumva sinzi ibintu sinzi ukuntu ndumva ntashaka kurya Imana izakubwira nitugendana n'Imana izakubwira kandi nubirya utanabyitayeho izishingira kugukiza kugira ngo ikoze isoni umurozi kandi bigaragare urware uruke cyakora niwumva nyine umeze nk'uwo baroze n'abagorozi ngewe ndabakunda cyane uzagenda ushaka ahantu ukura amakara ngo yanywe ku bwinshi naba ari uburozi ufite mu nda uzahita uruka amakara burya akurura ibintu bya poisons byose bikavamo ariko ubundi mwizere Yesu sibyo rero uvuga ngo umuntu azakoroga upfe erega burya n'ibindi ushobora kukwica n'ibyinshi atose si uburozi gusa ibyima nitugera mu ijoro zatwereka ibyo yadusimbukishije kandi uzasanga ari byinshi kuba uri hose uko habuze abashaka kupfa ariko Imana yaravuze ngo ubaho amen reka dusoreze ahangaha kereka niba warundi ufite ikibazo yumva kiri burning ngwino Jackson Isashimwe amazina nitwa Gahima Jackson hano kuri titire baravuga ngo Yesu abonekera abigishwe ndibaza impamvu yabanje kubonekera Mariya Magdalena icyo kiroroshye kugisubiza nuko ari wowe wari uhari urumva abagore bagiye gusiga umurambo wa Yesu Mariya Magdalena asigara mu karima arimo kurira abandi bagiye na Yesu muribuka musanga yaramubwiye ati ko wambabariye niba ari wowe wamutwaye ko yabanje kwibwira ngo n'umuntu ushinzwe ako gashyamba wambabariye niba ari wowe wamutwaye ukambwiraho umurambo wawushyize noneho Yesu amuhamagara mu izina aho umukamazi aravuga ati Rabuni mwigisha ni wowe rero buriya Mariya Magdalena nuko si uko yari yaramwirukanyemo amadayimoni arindwi ntabwo aricyo cyatumye amubonekera ariko kubera ko yari yaramwirukanyemo amadayimoni arindwi yaramukundaga cyane asigara mu karima nako muri kariya gashyamba arimo kurizwa nuko batabonye umurambo wa Yesu hanyuma Yesu aramubonekera nta yindi mpamvu nta kindi gisobanuro nuko ari wowe wari uhari nawe nuhaba azakubonekera uzatinda aho ari nawe azakubonekera uretse ko mpora mbimusaba nanjye ntarabikora ariko ngira ngo aravuga ati ubundi urashaka kundyaho umunyenga gusa njya numva abantu bambwira ngo babonye Yesu nkaba uramubwira ngo Yesu wahazagize rimwe nanjye ukambonekera basi bizabe mu nzozi cyangwa bizabe mwiyerekwa rero nagize ndavuga ko burya umuntu aba mukuru akaba n'umwana mu mitekerereze ubundi aje byamarira iki ibyo atankoreye ni ibiki nakunguka uretse kujya mbwira abantu ngo giwe ngo nararose ndamubona naramubonye mu bundi buryo ntabwo ari ngombwa yuko Petero yabyanditse neza ngo uwo tumukunda tutaramubona ngo kandi tukabyishimira amen reka dusenge Imana dusoze inyigisho hanyuma duture dutahe ariko niba wicayemo hano ndagira ngo ubanze wibuke who wa identite yawe icya kabiri wibuke icyo wahamagariwe witware utyo icya gatatu wibuke imbaraga twahawe zo gusohoza umuhamagaro wacu muve mu bwoba muve mu gahinda muve mu bwihebe muve mu bwigunge muve
mwambara imbaraga duhangane n'imbaraga z'umwanzi. Imana ibahe umugisha. Ariko kuruta ibindi byose mugambirire ko tugiye gushaka abarimbuka tukabazanira Yesu. Amen. Turatekereza ko mu kwezi nk'ukwa munani igihe hazaba hari izuba tuzashaka igihe tuzakora igiterane kabisa cyarateguwe neza, dusarure tubwiriza abantu ubutumwa. Ariko igihe ibyo by'ibiterane bitari byaba, buri muntu wese abatekereza abagiye kubwiriza akabazana kuri Yesu. Twaratubwiye ngo mugende mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo uko wihishuriye abigishwa bawe. Ndasengera ababene data nanjye ntiretse ngo twihishurire tukumenye nk'umwami muzima, tukumenye nk'umwami wazutse, kandi twibuke yuko uri umwami wadutumye. Twe kugutenguha tubwiriza abantu ubutumwa bwiza mu buryo bukwiye. Paulo yabwiye Timoteyo ngo ujye ubwiriza abantu ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, mu bihe bitworoheye n'ibitatworoheye. Duhorane uwo mutima wo gushaka abandi, duhorane uwo mutima wo kubabwira. Ariko turanasenga mwami ngo twambike ziriya mbaraga, twirukane abadayimoni mu izina ryawe. Dusengera abarwayi bakire, duhagarare mu butware waduhaye, tudatinya abarozi, tudatinya abapfumu, tudatinya abarangi, tudatinya n'abandi bose, kubw'imbaraga waduhaye, kuko watubwiye kuzabana natwe. Reka buri muntu wese uri hano ave mu bwoba, umwambike imbaraga. Ko Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo twebwe ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bata, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga udutakisha ngo Abba Data. Reka uwo mwuka w'imbaraga abari gukorera muri twe. Korane na buri wese hano, ugendane natwe, ukorane natwe, dukorere mu dukoreshe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwo duhura nawe wese mu buzima ahabwe umugisha. Mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo.